uwo munsi rero nibwo naryamye nijoro usinzi uwo muntu ashobora no kuzayibona iyi video byarandinze cyane n'icyo ibintu bitangaje ariko njye nabonaga ari ishusho yajemo ariko n'ubundi amagambo ambwira nyine mbona ahebuje cyangwa se atangaje kigina nasabye Imana ngo ikimenyetso cyo guhitamo cyo kugira amahitamo y'ibyo nkora noneho ari nijoro ndyamye nsinziriye byarenze inzozi ko nabyita noneho mbona ndahano muri studio ndi kumwe n'umuhanzi mu Rwanda kuba cyane wa gospel ngo ninde yari mbonyi Israel MBONYI afite gitari nyine ndima hari abantu benshi nyine muri studio no gucya kwicinga gutyo bicaye ndahindutse cyo cyamurira mu maso muri ibyo mbona nyine umuntu uteye ubwoba cyangwa se umeze nyine yaje mu shusho yambonye ariko nyine ashashagira na se ntabwo bava ko yashashagira namwe nyine ntangira ubwoba afite nk'igitinyiro sinzi nimba mbona ndamutinye cyane nkimubona rero nta n'ikintu ngize mubaza yahise ambwira ngo amajambo abiravuga ngo nta yindi nzira ukurikiza n'ingiyo nyine ngo nta yindi nzira wahitamo kunyuramo n'iyo nyine abimbwiye gutyo byanteye ubwoba njyewe nahise nkanguka nikamva se mbonye nibyo. Como estas mwese mukurikiye Legacy TV be all in or be nothing at all muri kumwe na Albina Sene and of course behind the camera dufite Miguel and in your channel wa mugani wanyu umugomba go subscribing mugakanda like comment share notification button byose kuri Legacy kumuraje w'u Rwanda byose biri kubera hano KGL Rwanda abantu mukumbuye Kigali ndabayambiriye cyane abantu badukurikirana hirya no hino ngenda mbabona ama comments yanyu I love you so much ndabakunda cyane je vous aime beaucoup uyu munsi turi Legend Hotel Kacyiru ahantu heza cyane murabona ko ndi hafi y'ibyatsi abantu mutazi ibyatsi ibi ni ibyatsi ahantu mutazi intebe iyi ni intebe bita high table turi mu bicu nje n'umusore muto cyane mwiza w'umunyarwanda hanyuma uwo musore akaba ari umusore utangaje cyane kuko ku myaka ye 19 afite icyo nakwita impano yo kuba azi kuba yavugana n'Imana akaba yakwerekwa benshi mushobora kwita munyumva mukavuga ngo mukahita muvanaho ntimukore ikosa ngo muvaneho kuko ibyo bintu n'ukuri kose murabizi ko ntagenza namakuru ayari yose abonetse atari nayo ubwo namakuru y'ukuri ndagira ngo twumve iyo mpano ye twumve ese abyumva ate ese abonana niyo mana kurusha nabandi kuko icyo ni igitangaza buri wese adafite bimera bite gute ku myaka ye ese ni gute yayimenye ese mbere ari umukristo ese mbere ari umupagani bimeze bite byose murabimenya kuri Legend Legacy TV. Let's go Kigali Rwanda. Azana nane bakunzi ba Legacy TV amakuru yawe. Meze neza. Ntago urwaye corona. No. Hanyuma ndabona uri umusore wishima cyane niko usanzwe umeze. Usanzwe umeze ndi hamwe niko. Uri? Uciye bugufi cyane. Uciye bugufi cyane. Niyo mu rugo nikomeze cyane ibintu ukoze hano kubera kamera. No, ntago ari mu rugo gusa n'ubusanzwe wenda n'abantu tuziranye. Barabizi ntago nagusara cyangwa usakuza nkanje hano ko ngenda sara cyane by the way watangira wibwira abadukurikira amazina yawe witwa nde nakoze cyane amazina yanjye nitwa Manzi Jemve Jemve ngo ni Jean Marie Vianney ako kajembe wakamenyetse niko nundi nitwa nyine ubusanzwe ko kwishuri banyita ni nako wandika ko ahantu hari hose ahantu nshaka ko nyine urebye amazina yo muri classe ni Jean Marie Vianney hanyuma Muhoza Manzi Jean Marie Vianney Muhoza na Muhoza ririho karizina ry'abakobwa nuko wari bibeshye kuzaba umukobwa ntago ari ry'abakobwa ubundi zina Muhoza bari kwita ababyeyi bakurikije history cyase ntago bakwita Muhoza kuri umukobwa cyase umuhungu ahubwo bahitamo kwita Muhoza bitewe n'ibyo ndaba barahuye nabyo we bari barahuye n'ibiki ku buryo bakwita gutyo ntabwo kwenda sasa rero kwita Muhoza nabwiwe na meri ko nyine kugira ngo bajye kunyita Muhoza bagendeye ko mvuka nyine mu muryango w'abana 6 ariko mbere yanjye atari abahungu bavutse mbere yanjye barangije barapfa baza kwitaba Imana noneho ngewe nyine nza ndi wa gatatu imbere hari abakobwa babiri kuvuga ngo ni babiri bari imbere yanjye ariko ako gati yabo harimo umwe wapfuye uwo rero wapfuye yari ikibondo nyine yapfuye kiri umwana wa nyene rero
uko biri kose umwana aje w'umuhungu wa kabiri aje kuduhoza amarira niko kwita ariko mana niko byaje kugenda nyine akura narikunda kuko urumva ni izina rifite aho riva arikunda ko rifite inkomoko isobanura kuri njyewe hanyuma uri umusore ukiri muto amakuru menshi yagiye angeraho cyane cyane no kubura umuntu wubaha Imana ni nabyiza ku bantu bubaha Imana big up to you Imana nirenze nituma dukora ibi byose kujya kumenya Imana yawe ni gute wayimenye ute ni ku ishuri se urakiga bihurira he ni mu muryango se n'ubusanzwe ndakiga rero buriya iyo umuntu akiga agerageza ibintu byinshi cyane nyine iyo umuntu ari ku ishuri agerageza ibintu byinshi bigiye bitandukanye mu kugerageza rero hari n'Imana umuntu agenda abona avumbura mu buzima bwe bwa buri munsi bitewe none n'izindi experience ugenda ubona bitewe n'abantu mwigana ibyo bagenda bakwereka tukiri aho ngaho wiga mu kangaho ugeze mu kihe cyiciro ubu ngubu navuga ko umwaka ndi muri A level A level ubwo nuvuga ngo uri mashuri iyo hejuru atari troncome guri muri superieur ugiye gusoza se cyangwa uracyasa ibintu by'amashuri y'ikigeni ni hatari cyane byo kabisa noneho ngubu ntabwo navuga ko niga mu wa gatanu afite navuga ko niga no mu wa gatandatu ubu ntuza aho uhagaze ubu ngubu ntabwo navuga ko niga mu wa gatanu kuko niga mu wa gatatu ntabwo nahagera mu wa gatandatu ntabwo barabwira nimba mwaranimutse n'amanota ntabwo yakohereje ubu ni mubizi ntitubizi ako niga amasinya ko tugomba kugenda nyine cyagera hanyuma rero GMV wisanze muri iyo experience ni ibintu watangiye kubona gute kuba ubasha guhuza n'Imana muri ubwo buryo ukanereka kuko kwerekwa hari abantu benshi cyane babivuga cyane barazwi benshi banakomakomeye wowe ni ibintu biva he rero turuka kugira rero kwerekwa nabwo ko ni nk'Imana umuntu ahabwa n'Imana ntabwo ari umuntu wakugira ngo urayifite ariko kwerekwa cyase ubihabwa n'Imana bitewe n'ukuntu uhura n'Imana ujya no gusabana n'Imana cyane navuga ko wenda Imana ahora ari kwereka ibintu bitewe n'uko imisengere iri kuri ubu hasi cyangwa se n'uburyo ugerageza guhura n'Imana mugasabana buriya Imana yo ugerageza guhura nayo cyane ukaganira ugasenga ugira n'ibihe bihagije n'Imana bituma nayo ubwayo itangira kugira ikintu kwereka kakwereka ibiri imbere kakwereka n'ibizawe kakwereka nyine ibintu muri rusange n'ubuzima bwawe binarimo gusa njyewe ntabwo ko wenda ibintu natangiye kubona natangiye kubona mu kwa 12 ku mwaka ushize 2020 ya 20 kwa 12 nibwo natangiye kugenda mbona nyine ibintu byo n'ukuntu numvaga nshaka kugira Imana cyane uburyo buhagije kuko buriya iriya lockdown yabaye muri 2020 abantu benshi batangiye kugwa bacika intege uburyo basanga no kwishura abanyeshuri nabo barahindutse mu buryo bugaragara rero ngiye bikambabaza kuko nabibonaga bimbabaje rero nibwo natangiye kugenda ngira imbaraga nyinshi cyane zo gusenga Imana nkemera nk'amwe nabako ari nko guhara cyangwa se nkasiga ibintu byinshi cyane nkigomwa byinshi kugira ngo nkunde muri n'Imana noneho uko rero guhura n'Imana mu kigo ibintu byinshi agiye nyereka nk'urugero nicyo kintu ushaka kumenya ubundi tudabo hari umuntu ushaka kuvuga ngo umuntu ngo yeretswe werekwa wari uri hese wari uri wicaye nawe nubwo ngenda ubibona utese ko ngenda senga yego ku ruhande rwanjye nka Albina ndasenga nkasaba ikintu Imana cyangwa nkayisaba imbabazi ako sinavuga ngo ngo yanyeretse ngo no munsi ndajya peage ngo manuke gutya na gutya sinzi ntago bimera bite nanjye binteye amatsiko cyane n'abadukurikiye ndumva babateye amatsiko wari uri he wari wamaze igihe kingana gute usenga byahereye he muri make byibuka icyo gihe ari maze iminsi nsenga Neko ni iminsi 2 n'igice uri mu rugo wabaga ku ishuri ubwo muri nta mentorina gusenga n'abandi bantu b'inshuti zanjye ariko noneho ndaba Mana nshaka kuvuga basi ikintu kimwe nubwo mbere nahise Imana basi ndi kukimenyetso nakari kuganira ko iminsi ahubwo hari ubwa mbere ngo nigize kuri kera niga mu wa 4 ni 2019 nubwo nza kwibona ariko ngira ngo ni ibintu bisanzwe nabwo nakenje mu by'umwuka cyane ngo nsenge cyane ko nabashije kuba pasteur ku kigo ba perezida wa protestant ubu uri perezida wa protestant aho icyo ni cyo kigo ikigo cyitwa Gikongo De Gikonko aho ni he ni mu majyepfo muri Gisagara niho wiga niho niga uri nka pastor wawe ni president w'aba protest ariko nisho bavuga ko ari pastor ari nka pastor ko pastor ungana gutya navuga yuko pastor wa ni umuntu warabyigiye warize theology ufite nyine yo
iryo zina kuba yaranabyigiye ariko ndi perezida wa protesta hanyuma ubusanzwe nyine ni nk'abakora nk'agasirino ndabyumva hanyuma rero reka nsubire nk'inyuma duhere muri icyo gihe uri mu wa kane mu wa kane ni nk'ibihe bimenyetso wari wasenze igihe kingana gute wari urihe wabonye like byagenze gute ku buryo uvuga uti ntago navuga ngo wakwibara kuko aba ari ubwibone ariko ku buryo uvuga uti nibura iyi ni impano mfite nanjye ndabizi ko nyifite kandi ndayishimira nimura niga mu wa kane tugenda ndi muri vacances igembwe cyambere mu kwa kane abijyamo nkana performinga nkaririmba uranaririmba noneho nyuma yo kuririmba abasemana nshaka ko ndi muri vacances ngeze mu rugo nshaka nangiye kuryama ndasenga ndakwinjiza basi uyu munsi nyereka isamahita amanyana yayo mu bintu no kuririmba nyereka mu basi ikintu nakora byangira umumaro uwo munsi rero nibwo naryamye nijoro usinzi uwo muntu ashobora no kuzayibona iyi video byarandinze cyane n'ishusho y'ibintu bitangaje ariko njye nabonaga ari ishusho yajemo ariko n'ubundi amagambo ambwira nyine mbona ahebuje cyangwa se atangaje kigina nasabye Imana ngo ikimenyetso cyo guhitamo cyo kugira amahitamo y'ibyo nkora noneho ari nijoro ndyamye nsinziriye byarenze inzozi ko nabyita noneho mbona ndahano muri studio ndi kumwe n'umuhanzi mu Rwanda kuba cyane wa gospel ngo ninde yari mbonyi Israel MBONYI afite gitari nyine ndima hari abantu benshi nyine muri studio no gucya twicinga gutyo twicaye ndahindutse gutyo mu maso muri ibyo mbona nyine umuntu uteye ubwoba cyangwa se umeze nyine yaje mu shusho yambonye ariko nyine ashashagirana se ntabwo bava ko yashashagirana gusa namwe nyine ntangira ubwoba afite nk'igitinyiro nyine mbona ndamutinye cyane nkimubona rero nta n'ikintu nigeze mubaza yahise ambwira ngo amajambo abiri avuga ngo nta yindi nzira ukurikiza ni iyi yonyine ngo nta yindi nzira wahitamo kunyuramo ni iyi yonyine abimbwiye gutyo byanteye ubwoba njyewe nahise nkanguka reka ngo se mbonye nibyo ubwo wari mu wa kane niga mu wa kane kandi njya kubibona nari mbisengeye mbere yuko njya muri kumwe ikimenyetso nahise ndasenga Imana niba ari ibintu kuko ari wowe bivuze reka utangiye kwishyira mu bikorwa nibwo natangiye kugenda mbona imbaraga ngenda nkura mu buryo bw'umwuka ngenda mpura n'abantu nabwo haje no kuza iyo post yo kuba perezida yaho ku ishuri nakurangiye noneho nyine mbona ko ubundi ntambwe zanjye Imana iri kuzikomeza hari uko Imana iri kugenda igendana nanjye noneho rero nibwo haje kugera nabwo aje muri 2020 mu kwa 12 namaze igihe nyine nsenga n'abandi bana Imana nyine nanone nyereka ikimenyetso mu kigo nigamo iza kunyereka akantu kabaye mbere ku byo bintu biba nta n'umuntu mu kigo wabitekereza abantu twasenga kigenda nayo babwiye no muri burakiye mu gitondo bagati bino bintu tubisengera gusa icyo byari ibiki mwasengeraga ibiki ibyo bintu rero habaye ikibazo mu kigo buryo wari usobanura avuze uti ku ishuri hari ikintu cyabaye mwari mumaze iminsi ngahe musenga wasengaga wenyine mwari benshi mwasengeraga ese ubundi iyo musenga mwabaga muri gusenga mu buhe buryo butandukanye nk'ubwo abandi basengamo cyangwa mwari mufite umwihariko wanyu wundi utaruye twari abanyeshuri b'abayobozi babana ko muri protesta bamfasha bangirije bamwe abandi dufatanye nyine mu murimo umwe ariko noneho mu gusenga kwacu byari byabaye nyine ari nijoro mwabaga mubyemeye ku ishuri mukarara nk'ijoro ntabwo ari ugusenga nyine nijoro njye nabibonye nijoro njyewe ubwanjye njyenyine ntabwo nari ndi kumwe nawe ariko tuba tumeze iminsi dusengana noneho nzakubibabwira nyine mu gitondo twagiye muri burakeye mbabwira ukuntu byagenze ariko nyine byari ibintu byabaye mu kigo Imana yanyeretse imbere yuko biba irabinyereka mbibabwiye turabisengera ariko Imana iza kubikora birarangira uwo mwana ni mwaramusengeye ikibazo cye kirakemuka kirakemuka yarakibabwiye ubwese cyangwa mwarakeretswe twarakeretswe ubwo niwe wakeretswe wenyine narakeretswe nibwa nabo twasinganaga ndangiza turanagisengera rero biza kugenda neza banarangira nta ikigo kitabimenye cyose ikigo naho cyamenye ko njye nari mbizi ariko aho twasenganaga bo barabizi ikintu ngiye kitakintera amatsiko nk'uko mbizi benshi barabizi bakunda kuvuga ngo abantu bafite agatsiko kabo basengana kubera abandi baba bari ku ruhande batameze nkabo usanga habaho amatiku
n'amagambo ugasanga nk'uwo muntu ikibazo afite mwakimenye yego mu buryo bwanyu mweretswe nk'iyo mpano mufite ugasanga nk'iyo mpano mufite muyikoresheje nabi muramuraburije muri ubu buryo twe tuvuga ntago umwana yaba yaragize icyo kibazo mukamuraburiza cyangwa se muri ubu buryo muri kubisengeraho muvugira hejuru nka mugenzi wanyu wenda akabyumva atari gusengana namwe no twe twaratujuje turabitunza turabisengera mwari nk'abangahe twari 5 ku buryo nta muntu n'umwe subiza ubu ngubu nta wundi muntu wabimenye nyuma yaho bidashe no kugaragara mu kigo yarangira Imana nyine bigenza neza birarangira ni ukuvuga ngo byarabonetse barabibonye icyo kintu mwasengeraga barakibonye ariko ntabwo ikigo cyose cyari nimwe mwenyine mwabimenye 5 nimwe mwenyine mubizi kugeza na n'ubu na n'ubwo nta wundi muntu ubizi ntabwo mwamuraburije ase ubundi icyo kintu ni igiki icyo kintu rero ni ibanga ni ibintu by'ibanga cyane nzaza harya ku ishuri ryanyu ni he ni Gikongo ndahamanutse turamanutse nka regesi tuje kumenya mu majyepfo ni kure cyane 2,800 kugera i Huye ugatega n'indi moto kugeza ku kigo 2 muri make ni ka 5 gafunze ukaba ugeze ku ishuri bashyiraho na dushyira twenda twakaji ni kure pe ni kure ariko tuzaza kugira tumenye ayo makuru ubundi ibyo ni ibiki hanyuma JV biratangaje cyane ku myaka yawe kugeza urungo nuva nimba mbazo neza ubwo niyerekwa rya kabiri kandi ukiri muto hanyuma hari ibindi bintu byakubayeho muri iki gihe se warakomeje se ubona iyo mpano ko kiri kuzamuka cyangwa Imana yanabonye ko wamenya amakuru menshi tebwa kambe ngarukiya buriya rero kuba nababonye ko Imana iri kumwe nanjye Imana imbira ibintu nk'ibyo ngibyo nanjye biranyenkuraje bituma nacikine ngo wumve ngo nje ngo ibyaye nanabimenye ahubwo numva ko wenda ko bigeza nkumva nagomba ko birangiriye aho ahubwo ndakomeza ahubwo bikanyenkuraje ko biba ngiye binyongeramo imbaraga kuko mba numva ko Imana iri kumwe nanjye iri kunyumva icyo nakora cyose icyo nayibwira cyose iri ready yo kuba yumva ndi kuyibwira kandi nanjye kabiri kumbwira nkabyumva rero kubona inanabinyereka nkabona ko byanabayeho bituma nashidikanya neza ko Imana iri kunyumva cyangwa se iri kuvugana nanjye tukiri kuvuga ku Mana niye verse uvuga uti niyo nkunda ya mbere verse yo muri ugenderaho nka Jembo uvuga uti niyo yanjye nta n'ikindi kintu twavugana akoze cyane hari umurongo uri muri Yesaya cya 43 umurongo 13 uvuga ngo kuko wabaye inkoramutima yanjye nzatanga ingabo nyinshi zife ku bwawe we kuri we kuko wabaye inkoramutima yanjye nzatanga ingabo nyinshi zife ku bwawe kandi andi magambo kujyaho ntabwo nyibuka neza gusa aya magambo niyo akunda kundema mu mutima cyane kuko numva ko ubundi sinzi ka nkubwiye ikintu gitoya iyo umuntu ari umugaragu w'umuntu sibwenda nk'umuntu bereye boss hari ibintu utamubwira hari uramwati kora iki ngiki akagikora kuko azi kuri buze kumuhemba ariko iyo umuntu ari inkoramutima ari inshuti yawe ugerageza kumubwira amabanga yawe nawe akakubwira ye rero Imana nabo ko nanjye ntago nkiri umugaragu ni hayina bene chance indirimbo basoheje ubundi bivuga ngo ni wowe data ivuga nyine ngo haleluya sinyira umugaragu nahindutse nkora mutima yawe umutima bawuranyikundira ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe ni wowe data haleluya amen rero ko nge nkijijwe birangiye n'ubundi nari nkijijwe nkomerejeho ahubwo ugira imbaraga ujyamo imbaraga hari ikintu bitangira amatsiko kumenya Imana byabahereye ku myaka ingahe kumenya Imana kwanjye kuko urabona uburyo uyizi hari ntago natinya kubivuga hari uburyo uyizimo kurusha n'abandi niko navuga byawe nyine byihariye tu kuva ku myaka ingahe njyewe nakuriye mu rusengero nako nakuze n'undi nsenga nkura mu rusengero n'ubundi ndi nsenga mu rusengero ntirakana gatoya najyanaga na sister Diriliyoze gusenga tukajyana kugira aho ngaho njye no muri korali y'abana nguruvuga ngo wowe background yawe yatangiye uri kumwe n'Imana mpaka kugeza n'ubu nigeze uteshuka se ngo ushake gukora nk'iby'abandi urabona muri iki gihe twe tuba dufite ibintu byinshi cyane biturangaza ntabwo wowe ugeze ubigira ngo rimwe ukore unakose uvuga uti aha naraburize none n'Imana ntago nta kintu nayibwira wenda naba ko ibyo bintu bigize kuba ndi umunyeshuri niga mu wa 4 n'ubundi akubwiraga hamwe nakubwiye ngo
Imana inyereka amahitamo nakoze n'ubundi tsenga genda n'ubundi no muri tronko minahuraga n'abantu nyine bamfasha bakuze cyane mu byo gusenga tubana buri munsi tubana muri dore imwe bakamfasha bakangira inama rero hari n'umutipe twararaga ku gitanda kimwe akaza yambwira ati manzi wowe uzagaruka kuri kino kigo se nzagaruka hano kubera iki numva ko nyine arambwira ngo uzagaruka kandi numara kugaruka uzahita pasiteri icyo gihe nuvuga ngo wowe muri icyo gihe cyose still wari ukiri mu bintu bya gospel nta na rimwe wigeze uteshuka se nyine ndaje nyine nguri kumdaje kugera noneho uwo ngorera akavuga nkabipiga ndabuza kuri kino kigo nacyo ni zero tronkom sinzakigaruka nkamuhakanye noneho ngiye kugenda ndangije kuri exita ya nyuma arambwiye rero manzi hari abana bafataga amashati kuri abafata bagasinyaho ngo ninuza barasezeye kuri usezera ku ishuri gasinyaho bagashyiraho ibirangi ibindi nayitayeho usunyibutse n'imiti y'ikaramu noneho rero mfati yagerageje ngo nandikeho manzi reka iyo shati ufite uzayigarura hano mu mwaka utaha mana numva intege zo kwandikaho natangiye turazimba bimbwira ko n'undi bizaba umva nyine simba agaciro cyane ngo ibintu byabo aba ari ukuki ko icyo gihe nawe yari pasiteri uwo mwana yari umuhungu we yaranarangije ko uza pasiteri ntati rwose ntabwo bishoboka nkamuhakanya nze mbese nyine nivuye ibintu vuga ntabwo bibaho ngiye manzi nyine wishima biri aho ngaho nyine bisanzwe aho nyine ko nkaba ntajya mu mico nyine mibi ako nyine ndi umuntu ukunda nyine ubuzima kuryoshye ako n'ubundi najya mu byo gusenga nkabyo ntabwo nakabigiyemo cyane ngo nginjiremo ngo bifite imbaraga noneho ndangije ndatsinda turankome banyuze ku kindi kigo mama namuterera gusasira kuri kiriya kigo ntisubiraho nkinjira mu kigo direct limita mbona ko n'ubundi iby'Imana yavuze mu mugambi wayo hari cyane kibanje gusohoka kikomaje kugira muri icyo kigo konge ukagaruka na kagashati ukagaruka ndakagarura wari utaragasinya hose kuko yarambushije nahise mbireka yana nuko ngo ahantu ni nkaho wadinayinze Imana like nyine nari nahakanye yumva bitamfasheho nyine pe ako nkimara kubona ko ninjiye muri icyo kigo ngarutsemo 4e ndamuka tuko biri kose Imana nta blague Imana iri seriye no umugambi wa mbere wamaze kurangira uko nyine mugeze mu kigo ntigarutsemo ariko ntangira kwiga katiriye mvuga ibintu byo pasiteri ntibishoboka sinzi yamba pasiteri mu buzima bwanjye ubwo ngo waratangiye kwiga katiriye mu dukora ibitaramo nkajya n'imbere nka performing indirimbo z'abahanzi ufite bari babizi ko n'ubusanzwe uzi kuririmba cyangwa ni nk'ibintu bakekaga kushaka kubibi nundi ndayisanzwe ndirimba waririmbaga ku giti cyawe cyangwa ukigana nk'iz'abandi cyanjye nkanarimba no muri za misis ko dufitemo worship mu kigo niyo naririmbagamo wabaga muri worship choir worship team nako ngo worship choir hanyuma ikintu misengera amatsiko no kuvuga ngo muri worship team wahimbaga n'indirimbo zawe se cyangwa twahimbaga n'indirimbo worship team yahimbye cyase tukarema natwe z'abandi turi gukorana no guhimbaza Imana uzi ntabwo wahimbaza ukoresha indirimbo zawe gusa ukoresha muri zandi zifasha n'abantu urugero nk'ubu ngubu nk'indirimbo nibura ziba muri top chart zawe uvuga uti izi ni z'abandi bana ariko nizo zanjye nkunda cyangwa se unazi uvuga uti iyi ngiyi nyiririmbye abantu bose bazamura amaboko ni nk'izeza ashaka ari nk'umuhanzi wino ashaka atari n'uwino wenda njyewe indirimbo nkunda cyane indirimbo yambonye nkunda kuririmba buri munsi ko nyiririmbye ihora imbera nshya ni ihe ivuga ngo shima kw'imiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye anyungura ibyiringiro umurava kumbabarira isezerano dufitanye binsubika hera ku birenge bye zaririmbisha impundu nyinshi agakiza ke kankuya habi uko ndushaho kumwegera
amaso yanjye arahumuka ansirikira ku birenge byiwe nkumva amagambo ankomeza umutima wanjye uramukunda uramukunda ya fata hano iyo ni bitanu njyewe nguhereje nk'umuntu ubashije kwakira umugisha amasaha hagati aho iyi mpano yo kuririmba mu rugo iwanyu hari undi muntu uyifite ni wowe nyine kubera wazamukiye muri korali se bimeze bite? ntabwo ndabona ko ari njyewe nifite gusa umuntu wese uri ubasha kuvuga abasha no kuririmba. Ubu naririmba bigerageza wowe ntawe icyo kintu ntabwo gute se ariko nyine kuririmba rero biterwa n'uburyo uririmba abantu bakaryoherwa n'ibyo uri gukora cyangwa se umunsi uririmbana ariko nyine ntabwo ko no mu muryango wanjye harimo n'abandi baririmba bavuga nk'hariri baririmba usanga ari umuntu uririmba ku ndirimbo za kinyarwanda cyane. Ni ukuvuga ngo mwese mu muryango mwagiye mwisanga mu mpano zigiye zitandukanye? Zigiye zitandukanye, abahanga, abaririmbyi. Ubwo ni ukuvuga ngo uraririmba se wabasha no gukoresha instrument cyangwa ugarukiye ku ijwi Imana yaguhaye? By'instrument rero nagiye ngerageza cyane ko ntabwo nagiye murana nabyo cyane bihagije ariko banumva nanjye inyota yo kubimenya. Anytime nshobora kuba nabigerageza nkabyiga nkabimenya ko ndanabikunda cyane. Bishaka kuvuga ko mu gihe kizaza nurangiza amashuri ushaka kuba umuhanzi niho hano ushaka, kuko nagiye numva ukomeza kuvuga ku kintu cyo kuririmba tuvugamo Israel indirimbo hafi ya zose zende umva unazizi byiza cyane ahubwo ndikwibaza like what is your purpose? Ushaka kuba waba umuririmbyi wa gospel watangiye kumuba se hagati aho hari nk'indirimbo iri hanze se hari uteganya gushyira hanze bimeze gute? Ntabwo naba ko nteganya gushyira indirimbo hanze gusa nyine uko ngenda ngerageza kubikora nzagenda bicamo nanazi ko hari izo nagiye nandika bitewe ntabwo nandikira gusa indirimbo nigize nandika zirahari ariko uko nzagenda nshobozwa nzazikora kandi zisohoka bazibone. Hagati aho niwinjira muri iyo industry urabizi ko gospel cyangwa se n'izindi njyana zo kumva zo guhanga egale no kubugiye muri business ibyo bintu nubikora uzabikora kuri kwa kuntu kwa ukundi Imana ushaka kwinezeza gusa cyangwa uzabikora no kugira ngo bikubera amaramuko ubashe kuba wagira icyo winjiza? Buriya rero ubuzima kunezeza Imana kunezeza Imana sinzi ntabwo Imana igira munsi ikintu cyose wakora Imana ntizigera iseka ntizigereza ngo wenda uririmba nk'indirimbo irishije kubw'Imana izazindi karira ahubwo Imana yo nabo ko imeze nka bodyguard ni umuntu uzayavuduka ukuntu baba bameze abari abarakari barakaye cyane ahubwo iyo ushatse support zabo baragufasha. Niko ngiye mbona Imana buriya turinda dukora ibintu byinshi cyane ariko ntabwo guhimbaza Imana buriya ibyo guhimbaza Imana kuvuga ubutumwa mu ndirimbo kuramya no guhimbaza ni uburyo navuga nko kwagura itorero sibyo. Hari igihe umuntu akora nk'indirimbo harimo ubuhamya yabonye cyangwa se we ubwe avuga ibintu byamubaye sibyo. Ubwo buhamya rero agenda avuga butuma n'ubundi abantu bamenya ko Imana ikora, Imana ihari sibyo. Tuvuge nk'ukora nyine mbana noneho Imana ikabona ko uri kugenda uyikora nabase uri kubaka umurimo wa Kristo, kubaka itorero kagenda. Ntabwo yishima si ibonye ubikora nyine ahubwo birangiye sibyo kuko nyine navuye ngo kuko wabaye inkoramutima yanjye zatanga ingabo nyinshi zipfa ku bwawe. Imana ni inshuti yawe ni inkoramutima yawe izakora ibintu byawe byose bizakugira mbese nyine nawe uzayikorera nyine gukora umurimo w'Imana n'ubundi ni gukora umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo nk'iyo ubikoze nk'uko uba inkoramutima yawe uba nk'inshuti yawe muri make ariko ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo ugiye kwinezeza ko sinabikeneye cyane muri make. Ntabwo ndi gusobanukirwa abantu uvuze ngo ntabwo ngiseka ngo ntabwo mbyumva uko njye nabivuga rero. Imana nawe kwitagira munsi sibyo ariko Imana hari uburyo abantu bayinezeza ako sinzi igihe riba ari kwiseka ahubwo yo ukuntu uyegera ugira umwanya uhagije hamwe nayo muraganira sibyo. Niko njye ndi kuvuga se Imana yaseka ahubwo iragufasha hagati ahubwo tukiri no ku kintu cyo guseka wowe wari wayibonaho ukavuga uti ndayibonye like pana mu bikorwa ngo yagukoreye cyangwa mu bintu yakuciye mu wundi gakora wari wayibona nkurana nka kuno ndi kukubona nka gutyo uri kumbona gutyo wari wayibonaho muri ubwo buryo muri icyo gihe cyawe umaze cyose uri kumwe nayo mu buryo Imana kwibona gutya mu maso ibyo ntabwo bishoboka
kubona imana sinzi niba yagize kugerageza yabonye ibitugu byayo niba ari Mose hafi aho ariko nta muntu wabasha kubona amaso y'Imana ahubwo Imana ibona mu bikorwa mu byikora mu mwuka wera ni naho n'ubundi abantu baganira n'Imana gusa umuntu ari mu mwuka cyane ntabwo navuga ko abari kubona Imana mu maso ye ahubwo abona ibitangaza byayo Imana igaragarira mu bikorwa igaragara mu mwuka igaragara mu byo bitandukanye kuko ntabwo Imana aza kubwira ati ngo bite turebane ngo bite cyase ngiguseke nyine ntabwo nyine ntabwo Imana igira Mose ubwo mise nibaza wo iyo ufashe umwanya ugasenga ni nk'iminsi nk'ingahe wawe ufashe ugasenga igihe kinini cyane ukiriza se ugereranyije ubuti kigiyeho none mfite Guinness de record ubundi ni kwabyita like nemeje umuhigo utabaho buriya rero bizo gusenga none abari menya cyane ariko je nasenze yagije bitewe n'ukuntu nari mbibashije nasenze hafi iminsi 2 n'igice utari cyo utanga ubwo washoje umeze ute nasoje meze neza ufite imbaraga wanaseka iminsi 2 utariki ngo ni amasaha 42 ahubwo ni amasaha 42 arenga 42 oya 48 ko ni iminsi 2 n'igice bombo wari umeze neza warahagarara gukumva fresh ukanasohora ijwi ndaragaragara ko abantu twabaga turi kumwe twanarangije icyo gihe nabo bari bameze neza arangiye umvaga nyine banyukurajaga nyine numva ko nanjye ntasigaye uri kumwe n'abantu muri gufatanya umurimo w'Imana nta gucika intege ahubwo nayo bagenda bakongeramo imbaraga nubwo nta kintu bafite physically bagwa wenda ngo ufate ariko uko bagenda basenga nawe umva ko utagomba gusigara umva nyine gukorana n'abantu ari ikintu nawe bikongeramo nk'imbaraga nyine hanyuma James twenda kusatira umusozo hari ikintu kineye amatsiko urabona uri mu ruhando rw'abantu avuga ko uzajya mu by'ubuhanzi niko ufite ijwi rigeza pe kandi niho uri kugana nawe impita nibaza ni nkande ureberaho wikitegerezo hano mu Rwanda cyangwa se ninde wakwifuza ko wakorana nawe cyangwa se wanahuye nawe muri iki gihe cyose wamaze hari nk'uwo mwigeze muhura akaguha kuri ako gapisi ko kuba wagira iyo talent niko navuga hari aho waciye mu mahugurwa se hari uwo wifuza kuba wahura nawe se bimeze gute jewe uriya navuga ko jewe umuhanzi fatiraho umukiro mu Rwanda imbonyi abona ari hafi kubera iki ko n'ubundi urebye no gukunda indirimbo ze cyane indirimbo ze aho usanga zirimo ubutumwa zifasha n'abantu ngiye kuba mbona nk'indirimbo maze nk'imyaka 4 iri kuri YouTube ngiye buri munsi nkabona ari indirimbo nshya kuri ngewe urumva nyine umuntu nkoramo ibindi bintu bishya kuri ngewe bigenda binyubaka mu buzima bwanjye buri munsi bw'umwuka no mu buzima busanzwe rero izo ndirimbo ze ziramfasha pe sinabihakana kumva ko indirimbo ze zirimo ubutumwa zinafasha nyine umva ko n'abantu bose bazimenye umwari mwana ahura hose waragira amahirwe ntabwo byashoboka pe nturanamwandikira kuri ngo hi mweka hi sinzi niba naramwandikiye kuri Instagram ko ntabwo mbyibuka neza ubu hari ikintu ngiye Imana imbabarire pe ariko njya mbona muri nkuko tubona muri secular zino indirimbo zisanzwe hari na gospel habaho ikintu cyo kuvuga ngo umuntu ni umustar muri gospel naho bibaho ukavuga ati uyu muntu ni umustar umustar sinzi uko ugishatse kuvuga umuntu umenyekanye cyane cyangwa se w'umustar nyine mu buryo busanzwe ntago nabyo mu bundi bislege ariko nyine arazwi namwe bibaho muri gospel naho mukagira icyo gitinyiro mukavuga ati umuntu nk'ubu ngubu muri secular cyane cyane mu Rwanda umuntu uri gukubita niko navuga ni nka Bruce Melody urugero niwe mustari mukuru cyane dufite hano mu Rwanda mpita nibaza rero no muri gospel nimba naho ako kantu gahari nk'iyo mwinjiye nko muri senyo mvaho umuntu ni umustar uje wa gospel ibintu by'ubustar rero sinzi ntabwo mubigira abantu babifata bigiye bitandukanye ko nawe bafasha ko ari ubustar ariko ngiye bifata uburyo bwanjye bwihariye ngenda mwubaha uramwubaha ukavuga uti ni umuntu mfatiraho urugero alright hanyuma twenda gusoza DMV ni ukuyeho icyo kintu cyo kuvuga ngo ufite iyo mana ufite ukuntu bayeho ufite norms zawe ubona gute iyo urebye abantu bari mu isi batazi iyo mana uri muri abantu bavuga ati ibintu wapi ushugira n'inshuti zitari muri iyo gospel life niko navuga urazifite zitari muri mu mana cyane nkawe ubana nazo ute bigenda gute
rero buriya abantu bose bagira imyemerere yabo sibyo ariko kuko abantu bagiye bateye bitandukanye nawe uteye nawe ukwaye bitandukanye ugerageza kubana nabo kugira ngo utababangamira mu byo bakora ariko nawe mu byo nawe ukora bakagerageza kuba batakubangamira rero navuga yuko ubuzima bwose bwa buri munsi umuntu agomba kubana n'umuntu neza bakabana amahoro kuko n'ubundi n'ikimana bisaba bari na mugenzi wawe amahoro sibyo ubundi ibindi byose bizaza ari inyongera ni mu inshuti n'ubundi muzaba inshuti ariko ntakubuze mugenzi wawe ntakubera igisitaza sibyo ahubwo agakiza wamenye icyo wowe ubwawe wifitemo ugikomereho nabyo nawita mvugira wenda nibasha kuba byagerageza bikagera ku bantu benshi hari ibintu ejo Imana yanyeretse ko ku muntu w'umutambyi wenda mwana sharinga mu subscribe mukabyerekana abantu bakabibona Imana yanyeretse ko ikino gihe tugezemo umuntu wari umutambyi urabona ko ibintu byo gusenga bisa nka byacitse intege abantu babikuyeho niyo ugiye mu rusengero usanga insengero zirimo abantu bake cyane kuri ko ndagira gusengera iki n'ubundi ni muri metero nk'ubu ujya hano nagiye gusenga ndi gusenga gutya umuntu abamutumva ambara agapfukamunwa neza ese mva mu mwuka ndemera ndakambara ariko nyine ndakomeza pe ndashingiriza nuko nabyita ariko hari ikintu Imana yanyeretse namwe mbwira ku bintu bijyanye n'abatambyi umutambyi rero ni umuntu wari usanzwe usenga uri mu gakiza ariko rero Imana yanyeretse ukuntu muri abo batambyi harimo abantu bari kugendera bacika intege rero hari amagambo Imana yambwiye ejo bundi ku itariki 13 z'ukwa karindwi yambwira ngo wa mutambyi niwe Imana yahisemo kugira ngo cyose niwe watoranyijwe kugira ngo we muri buno buzima ibyiza n'ibibi ariko nufata ibyo bibi uhura nabyo mu buzima bwawe nubitsinda ukabicamo neza ntusitare bizaguhesha ibyishimo by'iteka ryose rero gerageza kubaho mu buzima kuko ntuhindurwe n'ibihe kuko Imana ngo ariyo igenga ibihe sibyo rero umutambyi wese uri kunyumva uri kumbona uri kubona iyi video agerageze yumve ko ntahindurwe n'ibihe sibyo ibihe turimo biragoye pe kugira ngo umuntu akomeze gukizwa biragoye ariko ikintu ngende gusaba nuko umuntu wese mva ko ari umutambyi umva ko ari umuntu usenga cyane by'ukuri nagume mu gakiza arimo agume mu mbaraga arimo kuko hari ijambo nasomye ejo bundi muri Zaburi tubwira ngo guma mu gihugu cyawe ukorane umurava cyese ukorane umurava kugira ngo n'ubundi kuko n'ubundi Imana hari ijambo nigize gusoma cyane na kubera abantu barimba ni reggae abarasta niba ari Bob Marley n'indi byanditse ngo guma mu nzira yawe kuko niho imigisha bizagusanga rero ndagira ngo umutambyi wese nawe agume mu nzira ze agume mu gakiza agakomere mu ntacike intege kuko n'ubundi niho imigisha izamusanga ni nayo mpamvu mvuga rero kuko Imana ari igenga ibihe ntahindukane n'ibihe ni kubona ibihe biri guhindukana nyine imico iri kugenda iza muri iyi si itandukanye n'ibi nawe ngumbe kwigiye kujyamo ahubwo umwe mu gakiza urimo sibyo kugira ngo n'ubundi imigisha izazigusange muri yanzira urimo ibyo Imana yambwiye bazagerageza kubibona babisharinge babone abantu bose mvuga nabyo byari aka kana ahubwo gateyemo n'ubwoba njye mbikurikije kuko turi no mu bihe bibi abantu bose arabizi icyo kintu ni cyiza cyane cyo kuguma aho uri ntutangire guhita utereka tema gumamo hagati ubundi Imana ikuyobore right nimba mbyumvishe neza ntago nakurekura rero utanyumvishije kuri akapera y'indirimbo yawe nibure bimwe uzi ko irenze wenda ubwo ni nkaho tuyisohoye muri studio hakiri kare tuyitishije no muri studio gato cyane akakapera gato cyane dusoza nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro nubwo amagambo yanjye ataba menshi shimwa Mana kuko ndamahoro mutima wanjye himbaza iyo Mana unezerwe kuko ndamahoro uramagije Yesu reka nkubwire ko nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima uramagije Yesu reka nkubwire ko
nakuboneyemo byose nkeneye mu buzima warirekuye